byankumva cyane ku buryo twasaga n'abantu bari inyuma y'igihugu, kuko ubundi abantu b'iyo ruguru za Gisenyi na Ruhengeri bari barubatse akazi ku buryo bugaragara, ku buryo nta wajyaga gusaba akazi ngo bakaguhe bari muri icyo kigo ntibyashobokaga. Ku buryo nanjye nagiye i Kigali kera cyane, ku buryo nari nkiri umusore umuntu asabira akazi muri Majerwa ariko baranga batuguri ari umunyacyangugu ntibukakamuhe, dore n'abari inyuma y'igihugu. Icyo gihe birambabaza, kuva icyo gihe mpita mva i Kigali sinongeye gusubirayo, mbona ko bafite ubuzima bubi nigarukira guhinga. Ubu Cyangugu mubayeho mutayi cyahoze ari Cyangugu, ubu nicyo ka Rusizi na Nyamasheke. Ubu tumeze neza rwose, dufite umutekano, turaryama tugasinzira, ubu dufite amahoro. Abenshi bagiye babonagira inka, n'abatarazibona bazazibona. Noneho ka kantu nikakigarukamo ntabwo kakigarukamo rwose. Ubu ngubu turishimye, turanezerewe cyane. Andi umuturage wo mu murenge wa Gihundwe, umuturage rero wishimira kuba twagize umunsi mukuru w'ubutwari. Ubutwari rero ni ubutwari buranga abanyarwanda nk'uko biri mu ndangagaciro y'uyu munsi. Ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu, icyo bishatse kuvuga agaciro kacu nitwe tukihesha, twe tugomba guharanira igihugu cyacu, ni natwe tugomba kurinda ubusugire bwacyo. Kabone n'ubwo Uburundi bwafunga imipaka none, ariko imipaka yacu irafunguye kandi tugomba kuyirinda. Ntabwo biba bidushimishije, tuba twifuza ko ubutwari bwacu bwagerageza kwagura umubano n'abarundi, ariko turashaka kubana nabo ntibabishake. Ariko twiteguye ko igihe cyose bafungura imipaka twakomeza tukabana, kugira ngo umubano w'u Rwanda ukomeze wagukira mu mahanga. Ubutwari bw'abanyarwanda bwa kera n'uyu munsi burakomeje, ariko mu gihe imipaka yakomeza nko gufungwa, mwiteguye gukora iki cyakomeza gutuma ubuzima bwanyu budahagarara? Mu gihe imipaka yakomeza gufunga, ari bafunze n'abatekereza kuba bafunga, tuzakorera igihugu cyacu twihaze, tuzahinga, tworore, tugire indangagaciro, kandi tube twiteguye ko umuntu uwo ari we wese watuvogera twamwivuna, ariko cyane cyane tuzihaza mu mibereho myiza yacu, kubera ko n'ubundi abanyarwanda baravuga ngo akimuhanda kaza imvura ihize. Tuzakomeza gutungwa n'ibyera mu gihugu cyacu. Ikindi kibazo, hari urubyiruko rutazi imvugo zimwe zagiye zikoreshwa mu banyarwanda n'abo banyacyangugu. Hamwe bakuri izo mvugo zabayeho byabaga no muri disikuru yahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Bwari uburyo bwo kudusuzugura, nayo mpamvu uyu munsi twishimiye ko Kagame avuga ndi umunyarwanda. Ibyo byari bishingiye kuri bya bindi by'ivangura by'uturere, akumva ko abanyacyangugu ari abashi. Ariko ubu ngubu nyakubahwa Paul Kagame yaduhaye ijambo kandi atubwira ko turi abanyarwanda kimwe n'abandi. Niki bigaragaza, nta terambere riba i Kigali ngo ribere kuba riri Cyangugu, nta terambere riri ahandi mu Rwanda ngo iyo ugeze niyabweye usanga ari hari twitaga kure. Ubu rero u Rwanda rurasubiye rurasakama, kandi nta munyarwanda, nta munyarwandakazi, nta munyacyangugu, ubu twese turi abanyarwanda. Ese muri icyo gihe cy'iyo mvugo hari nk'aho washoboraga kugera wenda ugakumirwa, cyangwa hakaba amahirwe utarashyikaga ku muturage wenda ahangaha? Biragaragara ko abantu b'Icyangugu, niyo mpamvu muzabona mbere hize bakeya, no mu mashuri baradukumiraga kuri bya bindi bijyanye no kuronda uturere. Byarashoboka ko nta n'abantu bashobora kubona akazi kubera ko ari abanyacyangugu, kubera ko bumvaga ko atari abanyarwanda kimwe n'abandi. Ubu rero uyu munsi aho babivaniyeho, urabona ko u Rwanda ruragendwa, zagenda bweye muzasanga hari imihanda ya kaburimbo. Ni ukwishimira ko n'umuturage wa wundi twibwira ko mu cyaro nawe agomba gutera imbere. Intara y'Uburengerazuba ntabwo itandukanye n'izindi ntara mu birebana no kwizihiza uyu munsi. Turizihiza uyu munsi tuzirikana nk'uko mwabyumvise ubutwari bw'abanyarwanda, agaciro kacu. Mu ntara y'Uburengerazuba rero niyo ntero, ubutwari bw'abanyarwanda, ubutwari bw'abanyaburengerazuba, agaciro kacu.
ntabwo rero bitandukanye n'ahandi. Icyo dusaba abanyarusizi bo mu ntara y'Iburengerazuba ni ugukomeza kuba abanyarwanda barangwa n'ubutwari, bagira gutwara agaciro kabo. Ni ibihe bintu biri mu ntara y'Iburengerazuba abaturage bakwiye kwikorera, bakwiye kwifasha, bakwiye kubaho intwari batiri bategereza izindi mbaraga ziturutse ahandi, nk'uko mwababwiye muti mugerageza kwishaka ibisubizo? Hari byinshi, intara y'Iburengerazuba ifite byinshi, rimwe na rimwe ugasanga ntabwo tubibyaza umusaruro uko bikwiye. Bumwe mu butwari rero, bumwe mu kwishakamo ibisubizo ni ibyo ngibyo, ibyo dufite, ibyo tweza, ibyo dutunze byiza cyane, bimwe Imana yaduhaye n'ibindi twagiye duhabwa n'umukuru w'igihugu cyacu, kumenya kubifata neza no kubibyaza umusaruro. Ngubwo ubutwari dusaba abaturage ba hano Iburengerazuba muri rusange. Mwageze iki musaba urubyiruko rwagaragara ruremera umuntu, mwarushimiye n'ibyo, ariko ni iki kindi murubwira, ni iki murusaba rukomeza gutwara gute? Urubyiruko turarusaba byinshi cyane kuko tuzi ko bafite byinshi. Urubyiruko rufite imbaraga, urubyiruko rufite ubwenge, urubyiruko turarusaba byinshi cyane, ariko igikomeye cyane ni ugusigasira ibyo tumaze kugeraho no gukomeza ubutwari bw'abakurambere babo. Hari ubutumwa mwagarutse buvuga ngo abanyarwandakazi n'abanyacyangugu, ibyo mwabihereye kuki? Ese urubyiruko n'iki rwagenderaho? Ibyo twabihereye ku kuba mbere na mbere ubumwe bw'abanyarwanda aribwo bugomba kutubera inzira, bugomba kutubera akabando ko kwicuma. Kera rero ntibyabagaho, navuga ngo banyarwandakazi namwe banyacyangugu, kuko kera abayobozi bamwe b'igihugu ariko bavugaga basa naho bafata igice kimwe cy'abanyarwanda nk'atari abanyarwanda. Ubu ngubu rero ubumwe bwacu nibwo bugomba kuturanga. Umunyarwanda aho ari hose akumva ko ari umunyarwanda, ntawe urebye ngo akomoka aha ngo aturuka aha. Umunyarwanda n'umunyarwanda, niyo nibwo butumwa twashaka gutanga, twibutsa n'ibyahise nyine ko bitahozeho. Ibyo tugezeho rero, ubwo bumwe twagezeho, tukaba dukwiye gukomeza kubusigasira. Muri rusange mwagaragaje ko hari ibyamaze kugerwaho, ariko ntabwo urugendo rwari rwarangiye. Urugendo ruracyakomeje rwo guharanira ubwo butwari ndetse no gukora byinshi kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere n'abaturage. Ubutumwa mwatanze muri rusange, abaturage basabwa iki kugira ngo basigasire ibyamaze kugerwaho, ariko n'ibitari byagerwaho nabo babigiremo uruhare? Ubutumwa nta bundi butandukanye, ntabwo butandukanye n'ubwo umukuru w'igihugu akunda kutubwira. Aho abandi batera intambwe imwe, twe tugomba kuzikuba. Twageze kuri byinshi, ni byiza kandi biragaragara buri wese, ariko turajya kure kuko twavuye kure. Kugira ngo tugereho biradusaba kwihuta rero buri wese agomba kubigiramo uruhare, cyane cyane twabibwiraga urubyiruko, ariko n'abatari urubyiruko biradusaba gukoresha imbaraga zirenze iz'abandi bakoresha kugira ngo aho twifuza kujya tuhagere. Ni ibyo ngibyo nababwiraga ko dukwiye gukora cyane kugira ngo aho twifuza kujya, kuko si hafi, aho tugeze ni heza, ariko naho tujya ni kure. Biradusaba kwihuta cyane no gushyiramo imbaraga mu byo dukora byose.